igitangaza gikomeye kandi igitangaza uwo yakigukoreye aho gusengera ariko nimba ari abantu nakijijwemo kuko byaguhesha nawe umugisha kugira ngo uranze mu bibazo nanyuzemo naho ngeze ubu ngubu nawe ariko ni ukuri ntabwo navaga aho ngiye aho mboneye Imana mboneye ko Yesu Kristo ari cyane kuko bambwira ngo nze mu nzu y'Imana byose rero n'abaririmbyi nezerewe ubu rero nanjye nishimira kumva ijambo ry'Imana cyangwa se kuvuga Imana kuko hari bamwe badashobora kwemera hari Imana ibaho ariko nishimira kuvuga Imana kuko Imana narayibonye duhuye mu buryo bwihuta nawe ubwawe ufite izindi gahunda wari ugiyemo ariko mu by'ukuri nakubwira ibyiza namenyeye muri Bibiliya Rusi yari afite abakazana yitwaga Rufari na Womo abo bakazana be Rusi yagize cyarahunga iwabo hari harateye inzara ahubwo no kunyita Rusi ntimukayigire mwita Mara abantu bati se wa mukecuru we ni kihe kibazo umukecuru atashinzwe ngiye gusubira mu gihugu cyanjye iki naje mpungiye ngo napfushije umugabo apfusha abana yemwe n'abakazana banjye mwebwe nta n'umwe ufite inda cyangwa se nta mwana mwigendere mugume mu miryango yanyu muzishakire abandi bagabo mubyaye opa asezera nyirabukwe waramubwira ati yewe ati saba aramusoma kera rero abantu bakera ubundi ikimenyetso cyo gusomana ni ikintu gikomeye nko gusezera ni nk'igihango yagiye afashe nyirabukwe aramusoma aramusezera ati yahitahira mu gihugu cyawe amahoro nanjye ngiye gukurikira Imana z'iwacu nihagira ikintandukanye n'ataruye Uwiteka azabimpa ashyiraho ngo ndetse bikaba kamara amaje kuko bagiye mu gihugu cy'iwabo abantu baraza kwa mukecuru ati ko wagiye abantu bajya kwita Rusi kuko ngira yakwitwa Mara bisobanuye ko Uwiteka yamuhaye yamugaburira ishari yamugiriye nabi mbese Uwizera azabona se n'abagore basigaye barabaye abanyamitwe tubanze twumva ibyo bari kuvuga tubanze twumva se ni ibiki mwana ngo twumve tubanze twumva ntabwo nsengera mu burokore ikibazo ntabwo ari uburokore cyangwa no gusenga ngwino dusenge kuko ndumva bari kuvuga Imana icyo agendere ntabwo ari ukugukoraho icyo agendere ni ukubwira ijambo ry'Imana ariko reka dusenga ibi bigutwaye kuko nta kintu bigutwaye hari amafaranga bagusabye ndetse Imana aba nawe sirabuka kandi nyamara ufite ingorane uzi ko ushobora kuzaca ku mugisha wawe nyamara ntabwo uzahana uturuka ubure kwicara tukumva ahubwo ngwino twicare sha ntabwo uzahana uzawukura twicare tubanze twumva umuntu basi batonga n'iminota na mike umuhanda se niho Imana batayivuga none se bajya kwiba ko bagenda ngomba kuza nkicara ngasenga iyo Mana ikangirira umugisha ikampa ibyo nkeneye Uwiteka Mana ihora iri mu ijuru Uwiteka Mana muze twicare baho nawe Mana nimba uko Yesu yakoze ibitangaza mu bukwe bw'Imana haleluya amaze yahindutse bibaye n'isaha wowe tugende Mana muri Imana ivuga bikaba yategeka Imana ishobora gukora igitangaza gikomeye kandi igitangaza uwo yakigukoreye nimba ari abantu bashaka kumva ibyo uri kwigisha reka tubyumve nimba batabishaka ntibagende ntacyo twikomereze gahunda ariko icyiza ni uko bakicara umva ko Yesu Kristo yapfiriye abantu ku musaraba igorogota ari nayo mpamvu y'isaha sindi masomo yapfiriye
kuba yaragupfiriye kuki ushobora kumuhakana uramwemera genda mwemera ariko se wese uramwemera ko wamuvugira aho uri hose yaba ari muri tuwarete yaba ari no mu muhanda gumana Yesu ntatasanga umunyabyaha gumana bakubwire imbete zinembi kabisa arose koko murabyanze kwicara ngo basenge murabyanze kwicara ngo basenge niko murabumva yandase byanze bro we ntabwo yari kuri idage gute nta kibazo nimba ndidage reka nibere idage ry'Imana basi reka nibere idage ry'Imana nani tugende bro byanze basi bani mwegere babuja mwituderanja nimugendere nimugende reka mubaye yagucamo niba mubishaka nimuze niba mutabishaka ceceka numbe cyakora namwe Imana bagire neza kuko namwe Imana irabakunda muzagaruke abanyakigali bro baragushuka